Reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze mwebwe mukurikiye Intare Official mu makuru yacu tubagezaho n'ubundi nk'ibisanzwe mu makuru abagiye atandukanye tuba tubagezaho. Murabizi ko twibanda mu makuru ya politike, diplomasi ndetse n'umutekano, tukababwira uko biba bimeze hirya no hino. Murabizi ko hari urugamba rumaze iminsi mu by'ukuri rukomeje mu by'ukuri guhuza M23 cyangwa se M23 ndetse na coalition muri rusange leta ya Kinshasa. Twashatse rero kugira ngo noneho kuri aya manywa tubabwire uko situation ihagaze. Murabizi ko ahangaha ntaba ndi njyenyine, abari njyewe bwana Kijana Machachari ndivuze, ariko kandi mba ndi hamwe na Clever Bemba nk'ibisanzwe. Muze kunyemerera rero mudutege amatwi, hanyuma tubagezeho buri kimwe cyose kiri kugenda kivugwa hirya no hino ndetse nuko biba bihagaze. Amakuru yo ni menshi, tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Muze kutwemerera muduhereze uwo mwanya, hanyuma ubundi tubagezeho buri kimwe ku kindi access zigiye zitandukanye. Territoire ya Masisi twababwiye uko byari bihagaze mu masaha ya mu gitondo. Bwana Clever Bemba yari yasimbutse, ariko kandi nanjye navuze nti ntabwo nanjye ndi busigare, twese twasimbutse tuba duhari. Tutereka tugende dusimbukire hariya, hanyuma tubabwire uko biba bihagaze. Twahageze ubu ngubu rero turi hamwe neza cyane, gatanu kuri kagenzi kako. Muze kunyemerera mu ntize uwo mwanya mudutize nka Intare Official, hanyuma tubabwire muri Kivu y'Amajyepfo ntabwo byoroshye. Imirwano yakomeje muri axe muri territoire ya Warungu ndetse no hino muri territoire ya Kabare, ni imwe muri territoire zikomeje kugenda zivugwamo byinshi. Muze kunyemerera tubabwire uko situation ihagaze muri rusange, hanyuma uretse ibyo ngibyo turagaruka gato muri territoire ya Masisi, tuze kwerekeza muri territoire y'ahangaha muri Rucuro, hanyuma tuze kwerekeza mu bice biba bigiye bitandukanye. Ngaho rero niba turi hamwe, ntekereze ko weho wamaze gukora subscribe, weho twumvishe bwa mbere, ariko niba ari bwo bwa kabiri ntuyikore bwa kabiri, kuko yikoze bwa kabiri buriya ubukoze unsubscribe. Ahubwo akora yikore bwa mbere urebe ko byakunze, hanyuma dukomeze tubane nk'abajyana. Hanyuma reka nakire mugenzi wanjye n'ubundi tuba turi hamwe isaha iyo ari yo yose. Bwana Clever Bemba, mumeze mute? Tumeze neza, turaho, turashimira Imana kandi turakomeye, ntacyo dushinja, tumeze neza rwose. Nta kibazo. Namwe mumeze ute? Natwe turashima Nyagasani. Bwana Clever Bemba, mu mwanya watambutse twari hamwe kuri murongo wa telefone uri kwerekeza mu bice bya hariya hepfo, hariya za Mubambiro, hari habereye ikibazo kugira ngo urebe uko gahunda zari zimeze. Turaje rero kugira ngo abakunzi bacu tubabwire ubu ngubu kugeza amagingo aya ngaya muri access zigiye zitandukanye. Numvise ko mu mujyi wa Goma ibintu byo kwinjirira amazu bigikomeje mu bice bigiye bitandukanye. Yego, birakomeje, ariko ubona ko intare zasanambwe n'ubundi Alliance Fleuve Congo M23 basa naho bamaze gufata ibyemezo bisa naho bikakaye, kuko nibyo hari amakartier menshi twagiye tubona ko hagiye habamo ibintu bigiye bitandukanye n'ubundi bijyanye n'ubujura, kuko hari nkaho guhera mu masaa 5 za nijoro 23h kugeza mu masaa 9 n'ubundi abajura bari mu mujyi n'ubundi bakomeza kwiba. Ukumva ko hari ibintu navuga bidasanzwe, ariko hakayongeraho n'ibindi, kuko M23 nayo yamaze gushira icyo bita camera de surveillance ku mihanda ndetse no mu makartier. Ubona yuko ko ari cyo kintu navuga kidasanzwe muri Congo. Kuva President Joseph Kabila yaba president, Gisegeta akaba president, Laurent Désiré, wenda dufate ba Laurent Désiré Kabila ku ngoma yabo, ntabwo bari bafite nta terambere, kuko urabizi ko President Mobutu yapfuye atagira telefone mobile. Ngongo ntayo yari afite. President Habyarimana wenda we yapfuye na mbere ye, ntabwo bigeze batunga Android, ntabwo babizi, ntabwo bashobora kuyikoraguramo na za zindi za gatushe za kera za Nokia bazitaga ngo z'abagore beza, ntabwo bigeze bazitunga. Nuko ngo bapfuye nta terambere bafite, kuvuga ngo camera de surveillance bashyira ku mihanda ntabwo rero bigeze babitunga. Ariko noneho ahangaha noneho twavuga ko umujyi wa Goma uba ari umujyi wa mbere ufite kamera ziri ku mihanda muri Congo, mu gihe bavuga yuko hategekwa cyangwa hayoborwa n'umutwe w'inyeshyamba.
ariko akaba ari we ufite iterambere kurusha hahandi hayoborwa na guverinoma ya Kinshasa. ubona mu by'ukuri iterambere. Yego, wenda tunagarutse muri cya gice n'ubundi naje kujyamo hariya muri za Mubambiro, naje gukurikirana kuri ba bantu babashije kuraswa. Baravuga ngo ni abantu babiri depera nibo babashije gupfa, ariko muri abantu bapfuye n'ubundi bapfuye kuko barashwe, ariko kugeza amagingo anga bavuga ko barashwe na mayimayi zo muri za APSLS n'ubundi, ariko kuri sinyare y'abari babatangiye sinyare baravuga ati bari abantu bagiye kujya hanaha. Donc ari uburyo rero wenda reka nkubwira, hari uburyo ubujura cyangwa ubwicanyi bujya bukorwa bwa namacacari. Ukajya ukabona abantu nk'imodoka ya Caritas mbere bahemba abarimu yego, bahamagaraga bagiye guhaguruka iguma hariya kuri Caritas, kuri ya banki ya Caritas yahembaga abarimu, bayitaga niba iyo bitaga Tembe. Ndavuga iriya ya Caritas, ni ya Caritas kuko wasangaga ko ariho abarimu bajyaga gufata, abadirecteur bajyaga gufata amafaranga, ariko hari igihe amafaranga bajyanaga mu interieur bakayajyana muri Landekirize. Ugasanga shoferi yamaze kumvikana n'abantu bafite imbunda ati mujye kudutegera ahantu runaka nituhagira ndagabanya umuvuduko, noneho mwebwe mutwambure. Ukajya ukabona uribuka nk'uriya mugabo umwe w'umutaliyani umwe barashe wari ambasaderi muri Nyiragongo. Bariya batangirwa sinyari n'abashoferi baba bafite, bakaba bati muze mubakidina pe, twebwe natwe tuzagabana, nimushaka munaturasa ahantu aka kantu bakurasa bakagukobora, bazi yuko uzabona nk'ibihumbi 5 by'idolari, bakagenda bakagukobora ako kantu bakagutera ingoyi, ubundi nawe bakagukubita, ugahamagara ngo bimeze gutya na gutya, bakaza kandi muzagabana. Nubwo ngo bariya ntabwo babaga arabizerwa, n'abari abantu rero barasiwe hariya nayo yari kuri ayo makope n'ubundi n'abantu babo bari babiziranye n'ubundi kugira ngo babashe gutega bariya abantu n'ubundi babashe kubarasa. Imirwano n'ubundi bwa namacacari iracyakomeje muri territoire ya Rucuro muri groupement Mutanda, ariko ikigaragara nuko ngo mama 23 muri iri kubatwara Gitwari ikaba iri kubyitwaramo neza. Hariya muri Mutanda n'ubundi ngo ibintu biracyakomeye n'ubundi, aho mama 23 n'ubundi ikomeje guhangana na za Wazalendo, ikomeje guhangana na FDLR. Ku makuru agaragara anavugwa nuko umukoloneli uzi ku izina ngo ni Simba One yarashwe. Simba One wa Nyatura Semuse yo kwa Dominique Ndaruhutse yarashwe arasirwa muri kiriya gice n'ubundi cya hariya ni muri Mutanda. Aho bari bavuze bati, ariko wababonye bavuga bati twigaruriye Mutanda, ati buri kimwe cyose, ati twebwe twahigaruriye, ati abana banyu, ariko uziko ngo bahamaze ngo amasaha 2, ariko ngo muri ayo masaha 2 mu by'ukuri ngo abaturage ngo bari bamaze ngo kwizera, ngo bamaze ngo kuba ngo bizera ngo buri kimwe cyose, mu by'ukuri ngo bamaze kuba ngo bavuga bati ati turahari. Yego, rero muri Mutanda n'ubundi uko gahunda zitwaye nuko Wazalendo bavuga ko bari bamaze gutwara victoire cyangwa bamaze gutsinda urugamba. Noneho muri uko kuvuga ngo bamaze gutsinda urugamba, bavuga ko bari bamaze gufata ibice doke Mutanda yose bamaze kuyiribera, ariko ntabwo ariko byagenze kuko ntabwo bigeze bayiribera. Ni nyuma y'uko bakomeza kuvuga yuko ibiri kubera hariya za Washington n'ubundi ari ibigano n'ubundi bigomba kuzana amahoro. Hariya muri Mutanda intare za Saramwe zabakubise zibatwikira defense, uriya colonel witwa Simba One baravuga ko ari leader wo muri militaire cyangwa leader umuyobozi wo muri Wazalendo wo muri Semuse Nyatura zariya kwa Dominique Ndaruhutse yabashije kuraswa witwa Simba One. Bavuga ko undi mu officier n'ubundi wo muri Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, ni APSLS kwa Janvier Karayiri, kwa Lieutenant General Janvier Karayiri, nawe yabashije kuraswa kandi arakomeretswa. Ni nyuma y'akanama
we ntabwo yapfuye. Ni nyuma y'akanama bari bakoresheje mitingi ahantu bita Kisiri, ariko intare za Sarambwe ziza kubakuramo. N'ubu ni ibintu byagiye bibera ahantu navuga hagiye hatandukanye n'ubundi henshi hariya muri iriya groupement, ubona yuko byari ibintu njya mvuga ngo ni ibintu bisekeje, ariko noneho babashije kwigamba, ariko muri uko kwigamba kwabo ntabwo byabashije kubahira, kuko ari indi mirwano yabereye hariya za Mugogo, kuko naho bavuga ko hari abasirikari benshi bo muri FDLR, abasirikari benshi bavuga bo muri FDLR, ni muri groupement bo muri FDLR. Hano ni amakuru abona uno muntu yandikiye amakuru hamwe ngo muri groupement Mutanda muri aka kanya muri sheferi ya Bwito imirwano itoroshye yakomeje kuhabera, aho mama 23 yabyutse igaba ibitero kuri FDLR na Nyatura CMC ndetse na bamwe muri APSRS bahungiye mu birindiro. bahahungiye ibirindiro byabo bine byatwitswe muri iki gitondo guhera saa 10 za mu gitondo, ariko twe twanabigarutseho. Urabona ko hari amakuru n'ubundi bahabangejeje ngo umubare w'inyeshyamba za coalition ya Wazalendo na FDLR zahaguye nturamenyekana, ariko nuko abahaguye ndetse bamwe mu miryango y'aba FDLR barafatwa na mama 23 nyine babandi bafashwe bari bari basanzwe. Urareba muri biriya bice bwana Claver Bemba, urabona hari abaturage basa nkaho bakorana bya hafi, ni babandi bagize intuza, bagize n'abandi bafashe anotage, abandi bagize abacakara barabakoresha, bakorana nabo. Urabona ko rero ndetse ni n'abanyarwanda hari ikintu nagiye ngaruka bwana Claver Bemba, hariya muri biriya bice usanga abaturage baho baragiye barashyingiranye, barabanye, ni bamwe. Kumva ko biba bigoye rero muri rusange kugira ngo wumve ko umuturage atakorana n'umwana we, atakorana n'umukwe we, atakorana n'umukazana, kikaba ari ikibazo kisa nkaho kigoye bwana Claver Bemba. Yego hano rero ngo abana abantu baratangaza bakabati ngo ku bufatanye bwa mama 23 ndetse na UNHCR tuzababona bari koherezwa mu Rwanda, bamaze gutabwa muri yombi. Ni ukuvuga ngo birasobanutse, bafashwe, bamwe bazajya imutobo, umubare utaramenyekana. Aba bakongomani ni muri babandi n'ubundi bazaguma hariya bakazajyanwa kuri training, bakagenda bagakurwamo ile ujinga ambayo bari kwa bamewekwa ndani. Hari imibare y'ejo bundi nanjye nakurikiranye yabereye hariya mu nkengero hariya za Sake muri za Kimoka, aho benshi batawe muri yombi bafashwe baramaze kwihindura. Mu by'ukuri abaturage bahariya muri groupement ya Kamuronsa barigize abahunda atari bo, bamaze gutabwa muri yombi nabo kugeza amagingo ntibarambutswa. Abakunzi bacu barabizi ko twebwe tuba turi mu by'ukuri tuba duhari isaha yose igihe bashobora kuzafatwa bambukijwe mu Rwanda. Amavideo buri kimwe cyose hano ku Ntare Official bazajya bagenda bakibona, nibambuka tuzaba duhari gatanu kuri Kagenzi Cup. Yego ino nkuru yo muri sheferi ya Bwito reka tuba tuyisimbutse. Manze na ino nkuru nayo urabona ko itugezeho kano kanya iracyari inkuru nshya, iracyari nshya ya Uvira. Reka tumande twayibagezeho, wenda turaza tuyisesengure ho gakeya, ariko ntabwo byatuma tutayivugaho. Reka tuyisesengure mu kanya gakeya rwose tunayivugeho. Ngo guhera umunsi w'ejo nuko mama 23 imaze gufata inguni zose za Uvira. Nabyumva ngo biravuga ko guhera Sange Ruvungi na Plaine de Ruzizi Sange hano guhera Sange Plaine de Ruzizi yose mama 23 yahohereje abasoda, ndetse muri wa plateau na moya plateau za Uvira na Fizi mama 23 ikaba yashyize ingabo zidasanzwe. Urabyumva? Bakavuga ngo ziyobowe na Colonel Kabundi, Colonel Mutekano, Colonel Gakufe, ngo bari mu myiteguro yo kubohoza Uvira mbere y'uko ingabo za FARDC ziri Kalemi muri Tanganyika zihagera. Iminsi yo gufata Uvira yageze, intwaro n'ibifaro byagejejwe muri Plaine de Ruzizi, ibindi bizamurwa muri Mwenga. Ngo Special Force ya mama 23 nayo yahageze. Special Force
none se bwana ahantu rero aya makuru atanze n'amazina turaje aya mazina tuyibazeho gakufe arahari reka twemere yarasanzwe ari ariko padiri Kabundi yarasanzwe ari nawe ariyo padiri ariko padiri we manzi ari muri akisi yerekera za Karemba ariko we ntabwo bamushyizemo rero Colonel Kabundi na Colonel Padiri kubera ko reka nkubwire urabona ko ni Colonel Kabundi na Colonel Padiri abangaba urabizi ko kera muri CNDP habagamo Colonel Kabundi ari wabaye general muri FRDC hakaza na Jonas Padiri w'umunyamurenge noneho injya mvuga ati none se barabitiranyije niyo mpamvu rimwe niba mbishe Kabundi injya nongera nkahita nkubita ugatekereza kuri uyu Kabundi wenda Colonel Kabundi wa M23 arazwi arahari ni Colonel Kabundi arahari muri M23 hakaba na General Kabundi wo muri FRDC abantu babiri batandukanye abantu bajye bihangana babatandukanye babimenye yego abantu babimenye hakaba noneho wenda Colonel Gakufe nawe arazwi ubu igicanga hari Gakufe wari umupolisi wabaye igicanga ngira ngo ni reka hari Gakufe ubu ngubu rero wazamukanye n'intare za Sarambwe ubu ngubu tuvugana akaba ari hamwe na Charles Sematama akaba bakunze kurwanya akakando kabakafunze nuko ngaruze ngo ari muri ho plateau za Fizi na Uvira nuko ngo Colonel Gakufe niwe uriyo ari kumwe na General Sema yakoze n'inama cyane aganira n'abaturage avuga ati ngewe navuye muri Noro kandi mvuka muri Noro naje guhura na Grafrera hangaha Charles Sematama ariko arahamwe ku binyamakuru nabonye abanyamurenge biramanta bari kuvuga ati runaka nawe mvuze izina ati wagiye kutubeshyera avuga ati ngo twirwaneho ngo nayo mu 23 bintu turanabyamaganye unare official ntabwo ibyo bintu tubyemera kuko twe nta bintu bisharira turajundika ntabyo turajundika kandi nta nuzaza ngo bitujundikishe ibintu by'amatiku buriya amadubu n'intare ni bamwe kandi kugeza amagingo twebwe duhari amakuru dushimangira nuko bakorana neza 100% nta n'ikibazo kirahaba ikindi cyo nzi niba hari igihe ukizi azaza kitubwire ngewe ikintu cyo nzi kimwe nuko General de Brigade Charles Sematama yubaha General Major Sultan Makenga oya ni mugenzi we barakoranye n'ikindi cyo reka nkura n'ikindi nuko General Emmanuel Sultan Makenga nawe yubaha Sematama barabuha kandi noneho Makenga akaba yarubahaga cyane kubaha burya ni respect kubaha ni ibintu ushobora kubaha heshima kweshimana ushobora kubaha umukozi wanjye wo mu rugo cyane nawe akanyubaha nka boss we nanjye nkamwubahira ko anteke cyane 100% ashaka bya biryo yakubita nk'umucanga akaba mwaguze umuceri mubi ubwo yakwirangiriza nuko uko General Makenga yuba yamascotiye cyane arayubaha kuri nawe nawe kamwubaha tuzubaye tureka gutinya cyane nuko ngo twebwe no kuri intare official turubaha cyane turanatinya ibyo byose turabikora kuko turubaha tukanatinya yego ariko noneho kugeza amagingo ayangaya ntabwo twe twajundika ibintu bisharira kuko twabicira ayo matiku matiku tuzi ari hagati y'amama 23 baze kudutega amatwi bwana Clever Bemba bumve ko twebwe amadubu intare ndetse n'amadubu ni abantu bamwe barwanira impamvu imwe ndetse zihuje na serupe arega hari ibyo abantu batabya banamenya nabare barwana muri turi ubona barwanira kubaho none se nabo bazavuga ngo hari izindi mpamvu kandi bare abantu bwana Clever Bemba hari umugabo kandi uramuzi neza cyane n'inshuti yawe twaganiraga ari muri territoire aho bita Ariwara
kandi uramuzi ni inshuti yawe cyane, ndamuzi afite n'uruhare afite uruhare akabyara inshuti yanjye. Mukanya yambwiraga kandi cyakora niba ari kutwumva ndamusuhuje kandi nzi ko dukurikirana. Yego, yambwiraga ati ariko se bimeze bite ko amakuru, kandi iyo ageze iriya ntabwo buriya avuga ikinyarwanda, kandi noneho afite na mwene nyina w'umukoloneli muri FARDC, ariko ntabwo tumuvuze, ariko ni uwacu. Na mwene nyina n'umukoloneli FARDC nawe ni uwacu 100%. Koloneli runaka nawe ndagusuhuza kandi ari kutwumva ko twumva cyane, na mushiki we uri hafi za Goma n'ahandi mu bice, ari n'uri mu Ntare wagiye kuri Ntuza nawe warangije training. Yego turamusuje cyane. Hanyuma yari kukubwira ngo yari kumbwira ati inaha ntabwo tuvuga ikinyarwanda, ariko ikirwanirwa iyo ngiyo burya nicyo turwanira. Ati rero nibyo mpamvu bihuye. Avanze se none hari ukuntu babiwe ati birahuye, ati burya ni bimwe, niba turwanira kugira ngo tubeho, buryo buri muntu wese urwanira kubaho aba agomba gufatanya n'undi urwanira kubaho kugira ngo bose babeho, kuko buriya uwatanze uburenganzira bwo kubaho n'Imana yakubeshejeho, yagushyizeho kwabaho, biba bisaba kugira rero ngo n'ubundi abari uzana kwambura bwa buzima, aho kugira ngo ni ukuvuga ngo iyo abantu bajya kwambura abandi ubuzima nta kibazo nta birenze, nuvuga ngo baba bafatanyije. Reka muribuke hari umuvandimwe umwe wa mupadiri yaranapfuye, nigeze kujya muri misa ye, aravuga ati ngo kugira ngo umuntu ajye kwica undi ngo nuko ugiye kwica yamanje kuba urupfu kabisa. Urupfu rurica, nuko ngo mugenzi ajya kwica amacacari. Ngewe Bemba ntabwo nzaba ndi Bemba mwari muzi, ahubwo nzaba nitwa urupfu rwitwa Bemba, kuko nzaba ngiye kwica. Urupfu rurica nuko ngo babandi bica buriya arabona yishaka kugira ngo mbinyuze, bariya bari kwica Abanyamurenge, bakica Abatutsi hano muri Kivu zombi, bakica bari abahema noneho ubu ntibakirobanura, buno bari kwica banyuze Fagiriya, bari gufagiriya abo bita ba Mubondo nabo buriya bahagurutse nabo se bazavuga ko hari Abatutsi. Oya, nabo bazagendera muri ya nzira imwe n'iy'abandi bari kugenderamo. Ariko ikintu cyo navuga ngaho ni ukuvuga ngo ababica bose Wazalendo ni urupfu, ni abapfu, abakirimo uretse ko bashobora guhinduka ni urupfu. Babandi bari muri FARDC na guverinoma ya Kinshasa bamuyaya n'ahantu ni urupfu. Kosa Mutama we ni urupfu, none nawe ari ku rupfu. Kosa Mutama mu kanya na ndi muri live yiwe rero buriya inshuti zacu bagenzi bacu b'abakongomani bari hariya dukora wenda umurimo umwe, nambonye bashize live urubanza rwe buri kimwe cyose kiri gutambuka, nkibaza neze abavandimwe ntabwo bari kubibona bate koko. Urumva ko rero ntabwo byoroshye kugeza amagingo aya ngaya Bwana Bemba. Yego, ariko Bwana Macaca rero reka dusimbukane nano makuru. Twihute cyane. Hariho musenyeri witwa Fulgence Muteba, ni umwe niwe ukuriye Senko, yagiye gusura hariya YRPG katedrali, nangwa ajya ku katedrali hariya hamwe no kunani ku hariya amashuri ya primaire hariya mu YRPG hariya mu Rompwe. Urabizi ko hariho uriya mugabo witwa Bwana Cuyi Bin yagiye kwasura, none kwa papa baramuvuzeho uriya yamaze kuba uwo bita ngo ni uriya ni intungane, niba ari intungane umutagatifu, ntabwo ari umutagatifu ariko aracyari wahanuza, bazamugira we mbere y'abandi koko birashoboka. Uriya mugabo rero yamusuye, uriya ni Monseigneur Fulgence Muteba ni ukuriye Senko, yamusuye kuko muri misabere yari ku katedrale kuri Saint Joseph, hari ba musenyeri bangabu, hari bariya ba Wiringumbi, bari uriya hari benshi ndetse n'abananga bari barimo n'abayobozi bose abo 23 ndetse na ba guverineri wa Sud Kivu yarahari. Yego, nuwo Monseigneur Fulgence Muteba uno munsi kwa gatatu ku itariki 9 z'ukwezi kwa 7 2025 yagiye gusura aho bita kuri Martyre Bienereze Bwana Cuyi muri avenue bise Bienereze Bwana Cuyi Bin City. Ni hariya kuri entre ya hotel karibu aho ngaho kuri Metanoia ku mashuri ayo école primaire na institut biranafatanye, ifite primaire maternelle na secondaire.
bagiye kuhasura barimo uriya wani yarakuye RPG ni archevêque wa Lubumbashi akaba na perezida wa Senko yanagiye ajyanaho na Colonel Nanga coordinateur wa AFC mama 23 banajyana n'abandi bayobozi n'ubundi ba Eglise Catholique muri Congo ba Kiliziya Gatolika n'ubundi buyobozi bwa Alliance Fleuve Congo mama 23 banagerayo bareba banaza guhabwa ubutumwa bwahawe bwatanzwe donc ni témoignage yatanzwe n'umukecuru w'imyaka n'umumama w'imyaka 85 avuga ngo ku buzima bwa Bienereze bwa Natuyi Bini City uyu bwa Natuyi rwose n'umwe mu bagizwe Bienere ni abantu bashobora kuzanahabwa ubwo urumva Bienere no kuvuga ngo ni abanyamahirwe bashobora kuzagizwa n'abatagatifu uriya Floribert bwa Natuyi Bini yavutse ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 1981 avukira i Goma aza gupfa ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi 2027 2027 mbabarire yapfuye ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi. Bemba sobanura abakunzi bacu yazize iki uyu mugabo koko kugira uyu mugabo ngo byagenze bite uno mugabo ukuntu nkunze kumva ko uyu nguyu ashobora kuba ngo yarazize ngo kuba ngo yaranze kurya ruswa yego aha uno mugabo yapfuye afite imyaka 26 musore yego uno mugabo rero bavuga ko yapfuye ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi 2017 yapfira mu mujyi wa Goma aho yakoraga muri douanier akaba yaragiye muri communauté y'abihaye Imana babitaga ngo ni Santo Egidio buriya Santo Egidio bishobora kuba ari nko mu Kilatini ubwo buriya tushatse kubishyira mu Gifaransa ni abagide beza n'abagide batagatifu sinzi ko umuntu gaturi kuri kutwumva aze kubidusobanurira abagide batagatifu nabaki bamwishe kubera ko yanze kurya ruswa kabisa avuga yuko donc bamubwiraga ko agomba kwinjiza ibintu bitemewe n'amategeko ngo byinjire muri Congo bamuhereza ruswa kuko yakoraga kuri douane arababwira ati ngewe ntabwo ndya ruswa sindayemera kandi n'ibi bintu byanyu bitifite ubuziranenge ntabwo byabe byinjira muri Congo byabe bisohoka byose urumva yari afite ibyo ashinzwe bikomeye icyo gihe rero bahise bamurasa baje baramutega n'ubundi baravuga ati uriya muntu yatumye tutingize ushobora gusanga ari za ntuza ari bya biyobyabwenge n'ubundi byantuza bya kokayine cyangwa ibiki yari yaje urabizi muri Congo iwacu turazihinga ariko iwacu sizihingwa nubwo zitemewe tubyemeranye ko turazihinga ndabizi bakanazemera abasirikare bacu ariko apana babano bacu batuyoboye ubugubu ba FARDC barazibapangira nuko ngo uriya Floribert bwa Natuyi baje kumutega urabizi ko cyane cyane bano bantu bacuruza ibiyobyabwenge biremereye ni abantu bakunda kugendana na bano bacanshuro cyane baba bafite abantu babarinda kandi bica kuko nibo mu bagira amafaranga cyane noneho ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 yaje kwemezwa ko ari muba donc ari les saints abatagatifu hakaza n'abahire nawe yemejwe nk'umuhire muri Kiliziya Gatolika kambivuga gutyo ko ari umuhire uko kuntu reka tumurekeraho uyu mugabo gusa na Kinshasa bamuvuzeho aranakomeye na Kinshasa yaramwemera gusa ikigaragara nuko muri Congo hakomeje kuva batagatifu benshi urabizi ko Bienereze Anuarite arahari Nangepeta manza dufite nundi witwa Isidore Bakanja nawe numwe urukumva ko tugiye kugira nundi uri muri Goma tugiye kugira abatagatifu benshi mu gihe Uganda yaracyaba afite benshi bari muri Kiliziya Gatolika
n'abari bari muri nuza muri anglikani bishwe na wa mwami baricwa bazira kwemera kwabo no kuvuga imana. Nubwo wenda kiliziya gatolika ariko ntiturabona umupapa muri Kongo muri Afurika turacyafite ikibazo cyo kuba nta mupapa, ariko uziko wa mwotsi w'urukara wari uri gututumba ari zo mpaka uziko buriya yabaga ari ukwa ngo papa bari umunyafurika wa wundi w'uruhu rw'urukara. Ariko noneho bajya kureba bakavuga ati oya ntabwo tumushaka, iriya politike yabo none ubundi hazamukaga harimo umwotsi w'urukara kuko harimo abanyafurika, byaga bigaragaje yuko banakomeye barimo umukongomani umwe cyane. hari uwari wahawe amahirwe w'umunyagineya, numvise hari undi bitewe n'ibinyamakuru bikomakomeye biriya bikorera hanze, numva bashyizemo n'uyu mugabo wa hano ukomeye ari kuvuga aravuga arikijyana adabavugisha ukuri. uyu mugabo ngewe ndamwemera cyane, uyu mugabo uyu Cardinal Fridolin Ambongo yahabwaga amahirwe, bari mu banyafurika babiri bahabwa amahirwe, hari Fridolin Ambongo, hakaba n'uriya mugabo ni wo muri Guinea ni Misiri. Abakunzi bacu nabo baba bisubone bashobora kubyibuka cyane cyane abo muri Kiliziya Gatolika. Urumva ko rero byanga bikunze wenda twareba niba abatagatifu bo bari kuboneka. Urareba bwana Macacari, yego uziko tugifite abantu batari bakora subscribe ariko badukurikirana. Ako kantu abantu tugomba kubabwira ati mukore subscribe, tubibasabe kandi byumvikana. mu kanya buriya tugiye kubazanira live y'akataraboneka, amakuru ahari y'akataraboneka. Ariko niba koko weho udukunda, ukunda Bemba, ukaba ukunda Macacari, uri inshuti buriya y'Intare Official, niko bisobanuye. Nyabuna reba neza niba koko warakoze subscribe, ireba kuko hari abambwiye ngo hari igihe ngo bareba ngo bakabona ngo mbese subscribe ngo ikora ubwite. Ni bamwe, reka tubabwire dukurikirwa na benshi, bamwe bakuze b'abakecuru wenda baba batabizi. Ni subscribe cyangwa se sabone, ubwo naho ngaho ushobora kureba, hashobora kuba ari mu ibara ry'umukara cyangwa se mu ibara ry'umutuku, kakandaho ukabona hahindura isura. Ariko kandi byaba byiza uramutse ukanze hariya ku kantu kameze nk'agakumu, ukareba ko kari agakumu koko kahise kemera gakunda, ukavuga uti ndabakurikiranye. ubu duhaye bwana Claver Bemba abaduhaye inkunga, ninjye nyita inkunga kuko tuba twubatse umuryango umwe. Yego, ubundi kugira ngo ibiganiro bijye bikugeraho buri munsi ugakanda handi kukazogera ukajya ubona notification za buri munsi. Reka tubateguze tubabwira ko mu kanya turaje tubabwire kuri bino biganiro bya Doha bisesengura kuko tubifiteho amakuru cyane. Tuze tubabwire kuri bino bya Costa Mutamba, yego nabyo turaza tubigereho. Ariko mbere y'ibindi turamanza twabahereza update iz'imirwano uko byitwa Buraya. Ngiye kubabwira none idasanzwe bwana Claver Bemba, yego uwo chef d'état major general wa FRDC, uwo bita Gilles Banza, donc Gilles Banza Mwilabwe, Banza Gilles Mwilabwe. uyu mugabo si wasimbuye uwo bita Christian Chiwewe Songesa. Christian Chiwewe Songesa ubu ngubu tuvugana ari mu ntuza, ari mu y'abagabo. Turabizanye rero bakunzi bacu, Christian Chiwewe Songesa uwo yasimbuye, uriya se warabaye umujyanama mukuru cyane wa perezida mu by'umutekano. Yego, ubu kano kanya arahamagajwe no muri Katanga no muri Kasai, n'uyu wabo ba Tshisekedi ni ba tubisimbutseho. Christian Chiwewe Songesa sere convoqué